Reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Turi ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Nimwe mu nkuru y'incamugongo, inkuru ikomeje kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ngira ngo tugiye kuza tugaruka kuri iyi nkuru. Bigenda bite kugira ngo uwo mwashakanye abone imbaraga, abone umutima wo gufata umuhini akawugukubita, akakototera, akakuvutsa ubuzima? Tugiye kuza turebera hamwe iri sanganya rikomeye byaje kuza kuba ribera hariya mu karere ka Rwamagana, ni mu ntara y'Iburasirazuba, mu murenge wa Musha. Muri iyi nkuru tugiye kuza byose tubigarukaho. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze ku muyoboro wacu, ni inkuru yihutirwa, reba neza ku ijambo subscribe, ukandeho, uduhe like na comment, usharinge n'abandi kugira ngo n'ubundi inkuru dukora umunsi ku wundi zijye zibagereraho ku gihe. Nangira nari maze kubibabwira, ni mu karere ka Rwamagana, mu ntara y'Iburasirazuba, mu murenge wa Musha, mu kagari ka Kabare, umudugudu wa Kabare. Umugabo yagize gutya yica umugore we, amukubise umuhini muri Nyiramivumbi. Arangije abonye bidahagije, amurambika mu mbuga, ahita atoroka. Iyi ni imwe mu nkuru yakomeje kugenda mu by'ukuri ishengura imitima y'abaturage muri kariya gace. Abantu bumiwe baravuga bati, bigenda bite kugira ngo umuntu yototera undi amuvutse ubuzima, agafata umuhini, umuntu babyaranye babana mu nzu imyaka yarangiza akamuvutsa ubuzima? Nyuma y'uko yahise atoroka, yageze ku kiyaga cya Muhazi, n'ubunangani mu karere n'ubundi ka Rwamagana, ashaka kwambuka ngo n'ubundi akomeze ajya muri Uganda. Abasare bo kuri icyo kiyaga cya Muhazi bahise bamufata, bamushyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Abaturage bavuga ko uwo mugabo yari asanzwe agira urugomo, ku buryo ngo ahora arwana n'abantu, noneho abantu batabara uwo barimo kurwana agahita areka uwo yari arimo akubita, akadukira uwatabaye. Byumvikane ko uyu mugabo rwose yagiraga urugomo, yagiraga umutima utamenya. Urumva ahari kurwana nyine, nta muntu nyine yifuza ko umwitambika, nta muntu yifuza ko waza ngo amukize cyangwa akize uwo bari guhohotera. Ni mu gihe kandi ngo yari asoje rwose n'igifungo cy'imyaka 3, aho yari yarafunzwe n'ubundi azira gukubita no gukomeretsa. Byumvikane ko ni umwuka mubi muri we yifitemo, kugira ngo ufungwe imyaka 3 yose uyimare wumva uburoko, uveyo, nurangiza wongere ukore cya cyaha wazize n'ubundi. Mu by'ukuri uyu muntu n'ubundi abatumva, abadashobotse. Icyo abaturage bagiye bakomeza kugenda bagarukaho nuko bashimiraga by'umwihariko inzego z'umutekano ko zakoze ibishoboka byose zikahagera, n'ubundi uyu muntu akaba yafatwa n'ubundi agasubizwa mu igororo. Ngira ngo ahari anafungiye kuri sitasiyo n'ubundi yari hariya i Rwamagana. Mu by'ukuri navuga ko ari ni inkuru nyine wumva ukumva nawe ubwawe iteye ubwoba. Bantu kugenda bibaza bati, ngo z'iki gihe koko ko twumva barwana umunsi ku wundi, bamwe bakicana, biraterwa n'iki?
uti ko kera bitabagaho uyu mutima uyu mwuka mubi wateye ingo bimeze bite, urava he, uraturuka kuki? Ngira ngo ibyo ni ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye, ariko ni ukuri biteye agahinda kubona umuntu mwabyaranye wabonye ubwambure bwawe, ukabona ubwambure bwe, ukamwototera, ukageraho umuvuta ubuzima, ugafata umuhini ngo ugiye kumukubita mu gihorihori, nyine namwe muri kuhumva, agafata nyine umuhini uko wakabaye akawugukubita. Uwo muntu aba ari inyamaswa, umuntu utinyuka umuntu babanye mu nzu ye, kabone n'ubwo yaba ari umuntu wo hanze mutarabanye, ariko se wamukora ibi ngibi? Ngira ngo nabo si bo baba buzuye indi myuka mibi utamenya, kuko ntago nekeza ko umuntu muzima utekereza, ufite mentalite nzima, mentali zikora neza, ntago yavuga ngo agiye kototera undi muntu ngo amuvutse ubuzima. Koko ngo umuhini. Munkundire njyewe nsore zangana, n'abashimire kandi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, ubwo dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere. Imana ikomeze kubarinda.